yego nta kibazo twabyutse neza ntabyo kubyuka neza uretse gato n'ubu n'umukobwa ibyo azazanira ni nawe agira amahane mwene mama yaranyobeye ubundi mwene nyoko ese ko mbona uranyuzura nakoze iki se ko warakaye sisi ntakubeshye mboso ntabwo nakubwira ngo ngeze aho yarenze none ariko ubanza umaze kumukunda ikintu cyanga kukurakaza ukumva kiragusekeye ahubwo nsanze aho yivugana mu gikoni ngo cya beti ni cyiza cya beti ubwo ni ikiwabo kane kaho ako warasana ngo kiriya cyoco ngo ni cyiza ngo kivuga neza uzongera kuvugagaho reka nkubwire kizagusanga ahubwo mu cyumba cya kizakubirindura izina rya Yesu uzi nicyo kivuga ugira ubwenge ahubwo ntabyanzuye namwirukanye wowe niwe wamuzanye uba ufata imyanzuro mu rugo rwanjye uko ubibonye umaze kubyimba iki uriya mukozi agiye guta umuntu bwawe genda ku buryo ufata umwanzuro ngo wamwirukanye ngo nurangiza ubigenze iyo ubikora urabyinubira urumva ubu ninde watetse none kuba watetse none sisi ibigambo nsanze cyo kikuvugaho nakoze iki namugize ngo beti ni mwiza biramureba none se ugize ishyari ngo nimba ndi mwiza kuri wese arabibona si wowe umutoteza uzabwirwa ufure ko kiri bugiye Yesu mwiza kandi wa mukobwa uzankora nibyo rero tumwirukane noneho ntabwo ari byo umwirukana tumwirukane hanyuma uzasigara ukora akazi kose yakora akunda bakose harabo tubyara ntabwo ubyara ntabwo mama abyara nyema bujagere kare mba hejuru ibibazo byanyu bimaze kunsaza ngari gushaka ngiye kunyirukana nyema bujagere ngari gushaka ngiye kunyirukana kandi je ibintu byose mba nabishyize ku murongo ubu ngubu nari meze fureshi none arangije araza arampangapanga niyo ari byongeza niyo ari igifaransa yego hari iki numvise ngiye ngo akantu bita fureshi nakubije kujya ukora ko ntugagikora muri ako kaburi nyine mabuzari mbade kubabara nawe ariko namwe ntimukambuye tujya akavuno konyine tujya ku kavuno papa ngayibi na n'ubu se ariko kuva wagura uwo mupira nturanawuhindura ntabwo ndagura ikabutura ndahindura ikabutura nase ubundi si mwe mwambwa ngo muzambe none nase bazayiguha ku ngufu ariko rero reka nkubwire nawe umaze gukata ako ndafu ya robine yo muri lavabo yayiturikije mabuza nawe nyine dukubita nako kuvoma nagize ndafungura funguye turetse nyine yamwenga akagurisha mu nyuma ngako yakuye oya yimbeshyera mabuza yimbeshyera ngiye ari kumbeshyera none mupfiki nyine ariko nanjye hari ahantu muziranye nyine nanjye byarancanze arankubita amasaha angahe kankubita umunsi ukira kankubita noneho reka nkubwire nimba ubona kubangamiye cyane ngahita bitahiri urabyemera mabuza no mu bundi buzima nimumbabarire nese ubu n'inzobere ruzizi ndakora iki mwuka byaramwe ibyo wakoraga oya ibyo nakoraga n'ubundi byarivanga irusizi mwe basi nta nubwo nanagira ni muwe koko reka mubwize ukuri bandu nanjye ni mukuru wawe mbabara n'ukuri ku mana wenda wowe niwe ukubabarira wowe mbabara n'ukuri nawe nsaba imbabazi hindukira nsaba imbabazi ariko ukunda ibyubahiro wa mukobwa ndazimuha ndazifite ariko ukunda ibyo yagupfukamiye wagira ngo nimumbabarire n'ukuri ahubwo nazamure aka kazi nari nkakeneye zamura amaboko yari yaragapanga yarakabariye aka kazi n'ukuri kw'Imana nimumbabarire nari nkakeneye pe gusubira mu rugo ni ibibazo bisa bisa ingofero ikoshye undi ntukavugane na nyoko bujambaye ingofero ujya karimo yewe ahubwo na n'ubu ndacyagira ikibazo ubu ngubu ahantu yavuye ino ngofero ntibazangurikira kandi ingofero ni indyamani ntacyo ari nshyashya niyimanurije barayinyongeza bamwongeje rero icyo kijya kinsetsa dore bya bintu byenda ariko nta didasi ni marke nziza umva rero umva mbose
karame gabanya amanyanga bose bakwirukanye uretse rata kugira cya gifuka cyawe kiri njya wazanye igifuka n'igikapu umva mbo karame ntega amatwi ndakumva nimba utanyumva kandi usoko kugenda ndakumva rwose 5 kuri 5 gabanya amanyanga nta manyanga ngera ugabanye Imana yo kutumva oya we ndumva ndore n'amatwi yanjye mbana yakurugutuye ngeramo n'inoze n'inturusu ngakurugutura rwose bagomba kumva pe nimumbabarire sereri oya bizashira waretse nkagushakira undi mukozi ndumukoze kandi none nzi uyu ngo azamfata kunda nukuri ku Imana ari gushaka kumfata kunda pe nukuri ku Imana yo mwijuru nimumbabarire pe nimumbabarire rwose nta kibazo sibyo ngaho genda haguruka wipfukama ngaho genda mu buzima bwabanje mu twageze kugera kagenda ngaho genda nyanduriza umuvandimwe sawa ngaho genda ujye mu byawe utunganye ibyo wishe byose nzongera gusanga bitabyomba utarangira ibintu ugiye kubikora noneho neza fresh biraba biri merisiterebye nta kibazo ngaho biraba ari iki mboso biraba ari merisiterebye numvise ngo ni merisiterebye ibyo bintu biba bimeze neza ngaho genda segabanya mama ariko ndagukunda sawa ngaho genda aragukunda nabikunda niwe mabuja wese ngiri nyirabuja nawe ari mabuja yegora numva gukuramo nyirantuza ariko bananjye ariko byanyu n'amayobera ushobora kuba mu buzima bwabanje mboso twaragiranye ikibazo utazi ariko mu buzima bwabayeho utazi utaravuka utaravuka hari ubuzima twabayemo utaravuka hari ubwo turimo hari n'ubwo tuzabamo utaravuka se yego umva mbwira amahane yawe nawe ni umunsi ese hari undi muntu wigeze ubona ngiraho amahane ariko icyo kintu none se ni iki mupfa akuriya mwana nta kibazo ariko nkamubwese njyewe reka rero ngo usetse ukuntu buretse maze nkubwira nyine bifuta ibye bituma njyewe nisekera nkumva ndishimye njye ureba televiziyo sibaho ibiki bishimishije ni ibikira birahari bizima ni nk'ibihe bimbwira kuri televiziyo ushobora kureba indirimbo yego ndazireba nazo nanazireba mbese cya kigusetsa iki oya ariko ujya umenya ko na stress uzi ko abantu benshi muri ino minsi barwaye stroke ntufite stress ziki nta stress mfite mvuga ngo wenda ngufite stress runaka ariko byibura kirana dusetse tugaseka ndarengana nta burwayi mfite twe nta kibazo basi gikure mu gikoni nimba afite umwanda mu gikoni wamwigishije isuku hariya 30 ego wamwigisha nukuri wamutoza oya ariko nawe ujye ugabanyamahanga ahubwo se bita amakuru umeze neza amakuru ntayo ndashaka ko mboso ava mu gikoni ariko ubwo niyo makuru ngo ufite mboso ndamwanga we antera rero ariko reka ngubwire wabonye ataraguze agapira gasa neza ni akazi ke ni ukuri yabaye mwiza da njyahise muguriye isanduku yesu mutoni mwene mama wagiye ureka none uramukura mu gikoni hanyuma ajye mu nda uraza kubikora uzi reka tumukure mu gikoni afite umwanda tujye no kurya ibiryo yatetse mba numva uruhu rumvaho basi nawe bizagufasha ajye ku gipangu na bintu byo kujya kogesha imodoka mu kinamba ubireke kijye cyoza imodoka wese ntazamena mu ntebe ariko uzi ndarwaye usanga runo rutoki rwiwe rurarusha baba nawe mbwinyibutse ibyo bintu none ntabwo ujya mu gikoni rega wowe reka dushaka undi mukobwa ajye mu gikoni kandi karikura hehe turakiraho abakomisiyoneri urumva hanyuma kiriya kijye hanze basi ku gipangu turakoresha ari babiri none se nibamara kuba babiri umwe mu gikoni umuhungu n'umukobwa noneho bakongera ntibazihuza ugasanga nabyo bitubyariye ibibazo yihuza abakobwa akazana ubugoryi nyine yaza agatera inda agataha iwabo none zari uzaheka ngaho uzagenda umushaka si yemera ariko emera ntabwo mboso umushaka mu gikoni kuko uzasanga namutsinze ku rupangu aho ntuzamusangayo ku gipangu mpagera gake nzamubwira ntazajya abona ngiye gusohoka yigireyo imodoka ajya azinduka ariko nawe ujya ugabanya amahane ntabwo ari meza rwose nawe uwo mu gikoni we naza atabizi oya umukobwa kubaza iwe naza atabizi gusa umukobwa wambaye akakanzu keza sheri hano kadiri uzakanda saka gifti bofre wawe yanyohereje se nayo natwara rero neza ntabwo wa gifti yamaye uzanshakira kanya uzamubwira kugura yawe wese nturi mukuru wese ntiwayambara amadira se n'abakobwa ntibayambara ntacyo wambaye neza kandi urakoze ko mboso tumwirukanye mu gikoni
kumwirukanaho ntabwo natuma tumwirukana erega reka nkubwire oya buretse nkubwire impamvu ujye umenya ko buriya uru rugo rwacu rubamo nta mugabo urubamo kiriya kinyarusizi uzi ko bagira n'amarozi uriya mwana w'umuhungu yaroga nawe ndararuga cyangwa nese nyina niwe uri hano yarabigitekereye ngo kize mu kize aratuzi se nyina oya buriya nyina gihaye imiti ngo kisige nikigera ku muntu bwa mbere mama ntukagendere muri ibyo ugize ngo ugendere muri ibyo nta muntu mwabana shambo so rero uzabivemo ntabwo ari byo nzamuriza imodoka bafura zishyura ayarekera ibyo n'ibyo ibyo ntabwo ari sawa ntacyo ngiye gushaka umukozi ahubwo mpamagare bamunshakire mushake rwose nta kibazo nimba ariko wabihisemo sawa sheri sawa nta kibazo hari akantu naguteguriye tubona ko nta hantu mpuriye na boss ngaho gira genda wakanzaniye hano hanze okay nta kibazo nushaka ukanzanire ndumva hari ibintu ndi gukora kuri telefone ndashaka kuva ahangaha rimwe nanone bwije ngiye kubyara ntacyo bitwaye ndakwe mera ntari bishobeye kati ndayicakiye rero bavuga vana imbere ibyo bimuzi nabuja ariko ndayifashe iki se ndayifashe ese noneho vana inkoko ye ndayifashe rwose iyi ngiyi ni iy'abaturanyi ngo ni iy'abaturanyi nimba bigenze bite ato ushobora kuba ari n'iy'abaturanyi itaruhiye mu gipangu ndayifata ariko noneho nabuja ariko iraryoshe wayiriyeho se bose mvana inkoko ese ubundi wawe ntabura ko nta nkoko ngira ntabwo norora rwose nta nkoko ngira nabuja ariko iraryoshe nese uyikuye he uvuye kwiba inkoko y'abandi oya itaruhiye mu gipangu ndayifata yesu umwami wanjye nyagasani mu ntabare none se mboso inkoko y'abandi nimba itarutse mu gipangu ni ngombwa kuyifata kandi abashini inyama usiba kurya inyama aha mu rugo hari ubwo utarya inyama iraryoshye se wayiriyeho nose urarya inkoko y'abandi mbo hanyuma nurangiza kuyirya ba nyirayo nibataka noneho ndumiwe koko ariko muto narihera arakwica noneho nukuri kw'Imana pe none ibya nimuguteza gute kandi ari bubone ufite inkoko y'abandi ariko cyarakuze koko yes irakumvana imbere none amatutura arahura n'izo nda zawe noneho byose biraba agasosi muto narakwica ndakurahira muto noneho ngo inurebe dore inkoko avuye ku isoko reka nta soko avuyeho ndarengana nawe namutumye atangiye kujya yiba oya ntabwo nyibye pe ese yigeze asohoka mu gipangu ntabwo nasohotse mu ko narindi hano ko zino nkoko nizo kwa mama gift kandi iyi nkoko yikubeshya ngo yatarutse zino nkoko ziba mu nzu iyi nkoko nayo yatarutse izi nkoko ziba mu nzu ahubwo narayibye we oya ntabwo nyibye ubwo bazi irakunyaho pe yamunyeho kangahe bose wavanyeho pe barumvana iruhande nuko ni inkoko mvana iruhande rwose itagira ikibi ariko ni igisake cyarakuze ahubwo muzajye kubaza twigurire nyine mubanza nyine mu nyumve mbanza mwumve igitekerezo cyane ngaho ese mwaretse tukayirya none se mboso arindi tugabura muri frigo zirimo wabuze inyama koko uri kumushaka inkoko ze ntabwo Betty mwana wa mama ubu ugiye kuzitwa umujura oya muramenyemo ndarengana muramenye uyu nguyu n'ubundi umuhamagaye n'ubundi aho nguyu urabivangavanga kandi wowe bari bubyumve n'ubundi ni hahandi iyi ngiyi ntucike wowe nintera none ndamwica ntucike wowe ndakurya n'ubundi nawe ni inkoko nta nkoko imurenze ese ko mbona amerwe yakwishe ariko ntayirya mbisi barakwica wowe ndi kumva nahera hano dore umushisha anafite imari dore umushi
cyarakuze kino gikoko we nawe urafashijwe none oya ugiye muri mudu ndumva twakigura tukakirya narabivuze waretse tukakirya urakirya n'icyawe nase nembara cy'abandi ubundi ukeka yuko katarutse ubundi y'inkoko kubitarutse se bivuze ko ari iyi si ibi yawe ubundi mu buzima itungo iyo ricitse kanguka hano ntabwo twiba hano ntabwo ntiwabuze inyama twiba ntabwo turya ibyibano ariko ntabwo narinyeba hamagare mu magifite mubwire ko bamwibiye inkoko ikibazo biragaragara ko ari twe twabigize mu rugo ariko bafata umujura bamujyane kuri ribu ndabangiza amahirwe ahubwo nkufatanye igihanga mbabarira no kuri kumara ndaza ahubwo no kumufotora ni inkoko y'abana kanyere kure n'ubundi nane nabagizeje igitekerezo cyanjye cyo kwiba oya ntago ari ukwiba kare gatarutse mita ngacaki ariko itaruka ikize kuko ziraguruka iyi ngiyi iraguruka do ambaye ngi ngasakabaka muri kubona itaguruka iyi ngiyi ni ngasakabaka mwabantu iyi ngiyi ni ngasakabaka amazi yanjye arayatokoje no mushenzi mbabari warahashira hambira mbose nawe uzankoraho noneho bigeze aha ngaha maze nanjye kumva ko subiza inkoko y'abandi kwa mama gift uyijyane ntuhazi ni muri kiriya gipangu twegeranye uyijyaneyo sibyo bavuga uti nari nayibibye moya yagurutse wowe kugira ngo nyemba amatene nge cyanjye cyo kumwa ngo kuba yaseseye hahantu inyuma sibyo hari ahantu hariya nyemba yagurutse ushobora kuba yaseseye umva rero nkubwire wari wamenyeho amazi ibintu bibi ubwo niho yaseseye nakubwiye ko lavabo yayishe ubwo yagiye kogereza hano ubwo birashoboka umva mbo genda ubabwire uti inkoko nari nayibye oya namba nayibye akaraka nako bere bo ati ni munjyane ngewe namba nyamutanga ngiye kujya kumfungira nge navuye iwacu ngiye munga ngiye ibintu byo kumfungira ese nibyo waje uhunga oya nababwiraga nyine nababwiraga wari wakoze iki oya nyine nanjye nteye ubwoba none aho bigeze aha yababwiraga reka komeza ababwire oya aho bigeze aho nteye ubwoba none nimba waraje uhunga ko bagufunga wahungiye hano cyangwa arashakishwa impamvu njye nanze kujya ku irondo nanze kujya ku irondo murabizi mu cyaro barakubwira ngo ujya ku irondo ukarara uhagaze ukarara nyine uhagaze nese mwamugira mbigende waje uhunga irondo cyangwa waje warafashe umwana w'abandi ku ngufu nanze mvunga irondo hano bakujyanye naho kugiye kuzajya urara ku gipangu se noneho biragenda gute biraruta nzajya ndaramuka bazagusanga n'ubundi abaguhigaga bazahagusanga ku gipangu ariko uko biri kose kibe no gutambira ariko ari igihe ujya ku irondo harangira bakiba bakagukubita ikibuye uri kumva rero none hari umujamo wo muri karitsiye bakubise ikibuye witwaga Mboso ubwo bamwitaga David bamukubita ikibuye ubungubu aba mu ntuza aba mu bitaro rero naravuze ngo njye ntabwo njye nzajya mu magambo ya Mboso arahananiye musiga ntabwo njye nzajya ngiye ku irondo kumutsinda hasi inkoko y'abandi yijya wacanye itarasheri ikibazo cyo noneho umunsi igiwe noneho haranyweza urabizi aranyweza umva igihe kinenge ko yagiye guhamagarira ribu betaragiye muwambabarira umva nyine nkubwire umva nyine umva nyine mbabareze kwa muganga nese basi wambabariye babera no kuri sibyo se urakora iki ikintu urayijyana ubabwira uti nari nayibye urajya nyine ikibazo nyine ndeko kubwira ariko mva yewe tuvuga neza nyine ni nagacaki sibyo gacaki nubwo nabeshye mukuru wawe ngo kasimbutse kanyuze hahandi intuze zizinyura umukozi nyura n'imyanda ngaho jyana inkoko y'abandi nijyana jyana kabanyamagambo uravuga nkumva ese rero iranzamuka mu mutwe sawa naribi ariko twari kuyirya pe Beti nawe ngo yazanye umukozi none imirimo yaha nigiye bireba cya kiwerewere kiwe ngo ni Mboso inda gusa kanza kosewe ari inkuru ntarabwira Beti naje ndebe ukuntu ari bubyifatemo ahubwo reka nze mbimubwire ahari Beti ajya agira ngo naragumiwe sha
ntabwo nakumenya ahubwo ukanza barandoze kubera akira bofure yampayemo pasi ndabona utoshye wisheri yarebye mu nzu sinakabona dusireba ibyo mba nkubwira ntabwo ubona ko ajya uri gutegura icyo guteka none ko wanze ko ajya mu gikoni uragira ngo ugende none se ugateka nabi none se uragira ngo bizagende gute nyine ubikora nyine ahubwo usanze nziza nivuga ntabwo iyo telefone urayita hanze imenetse wahita ugura inzu kandi umwana mu rugo ariko hari ibintu ujya wirengagiza si kugira ngo uzahora aha ngaha ubundi se ndakubaza ujya ugira ngo uzahahora nero zizirega ngo kutanyirukana mwana ese ujya umenya ko nanjye navuye iwacu mbese warahavuye kwa papa na mama none wowe uri ko uri kwa papa na mama hanyuma hano uri ni kwa ziranye kwa sister none se urumva bibura biratandukanye biratandukanye nyine nanjye navuye kwa papa na mama njya kwa mukuru njyewe navuye kwa papa na mama njyayo kwa sheri wawe saa nicyo nshaka kuvuga ahubwo yanjye nkubwire nsanzwe ndabyivugana so baba ngiye kubikubwira mumbwire nabi nkuzizi iki se mwe n'imwe uyu munsi ndumva naramutse neza ngaho utakagira impuhwe ubwo ni bimwe byawe menyere nanjye nabaze mvuga ngo barandoze sisi ni uko yari umaze tumaze iminsi pe tubanye neza none murashwanye ndumva namuhaze ariko ubushize niba nyemeye ngo muramu wawe waguhuje n'umugabo wo mu diaspora ubundi diaspora nibo banjye niyo guyanjye none se nyine habaye iki kandi arahamagara cyane buri kanya ngo mujye munyumva nta mbaraga ugiye kumuziza ko ari kuguhamagara arahamagara kandi ataguhamagaye wavuga wariye wanyoye kugira ngo biramureba ese nimba guha n'amafaranga nabo cya kirahure cyawe imbere hagarara ku ruhande cyangwa uhagarara bose buretse hari ibyo turi kuganira nese ko nyine subiranda guhamagara ugaruka numvaga nyine ngare gushaka umugabo nese ubundi njyewe muri kubona njyewe ndi kibuga wa mugari n'ibyo twaburaga nanjye ndavuga egora nese ubundi njye mubona mwanya bamubwira icyo uri cyo umaze kubyimba umubwira icyo uri cyo ibyo ni iki sobanuye iki sobanuye imbwa bamukoza mu ntoki uvuze neza none se mbabuza gutuma nabo ngo njya kasukuri neza neza mbose umuntu yakugira umugahora nari ndi muri moto nziza numva tujya kuganira ngo ngire inama none aya maheru yawe sinzi yavuye aje kunyicira ndetse naramutse neza noneho no mabuza nono ngo ndamaheru nono maheru so kuki wivanga urashaka ko urashaka iki saho nyine impamvu yego nyine hari igihe mba n'umukozi ibyombo nyine nkabumviriza ariko nyine ugatwumviriza kandi ibintu ni maneko nyine yakubwiye ko yaracitse icya mbere yaje avuga ko yahunze wa mugani inzego z'umutekano oya none njyewe nuko nari nanze kujya mu irondo nyine none urashaka ko noneho ubu umufiyanse umushyari we neza ubwo nigiye mwaye wamugani ariko udisamwaye njye nivugiraga udisamwaye hera njye nivugiraga mboso ari umuvugo ugira mboso ukanguye ikibi cyanjye ikibi kiri muri jyewe cyari gisinziriye mboso ushaka kumbera sheri